ariko se ubundi ni hehe mu Rwanda ubaye ufite amafaranga wayashora? Amafaranga ugize umugisha kuyabona, ufite 100, ufite 200, 300, 400, 500, miliyoni 2, 3, 4 kugeza kuyo ufite, wayashora hehe? Kugira ngo turabanza tuhere mu bigo byizewe. Banki nkuru y'u Rwanda, Banki Nationale y'u Rwanda igishyira gutya ku matangazo kavuga ngo banyarwandakazi mufite amafaranga namwe inshuti z'u Rwanda, nimba ufite amafaranga dore yatugurize tuyakoreshe mu bikorwa by'iterambere, tujye tukungukira pourcentage runaka ku mwaka. Ibyo bisohoka mu matangazo ya leta ya Beneri azavuga ngo tugura icyo bita treasury bond cyangwa se T-bills. Uburyo bikorwa ni ubuhe rero? Ishyira impapuro mpeshamwenda ku isoko, abantu bakaza bakagura bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga bafite, hanyuma bakakungukira mu gihe cy'imyaka, umwaka, 5, 6, 20 n'indi. Ushaka amakuru arambuye wazatwandikira inbox cyangwa se nawe ugakora ubushakashatsi kuri kuko ibintu byose biba bihari, hanyuma ugasobanukirwa izi bonde zigora gute, udufaranga twanjye kugira ngo dukomeze kuba turi ahantu tutunguka, watugura izi bonde za leta none ikajya inyungukira buri kwezi buri mwaka bitewe n'igihe mwumvikanye. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kugura impapuro mpeshamwenda za leta. Leta ikikora iguha inyungu kwijanisha bitewe n'ibyo mwumvikanyeho. Uburyo bwa kabiri ni uburyo bwo gushora amafaranga mu bigega by'ishoramari. Mu Rwanda hari ikigo njya kumva cyane bita RNIT, Iterambere Fund. Nkunda kucyumva bacyamamaza. Ni ikigo nacyo ushoramo amafaranga yawe, hanyuma wamara kuyashoramo bakakungukira inyungu mu gihe cy'umwaka. Aho kugira ngo ubike amafaranga mu rugo cyangwa ku mufuka cyangwa kuri za konti zitunguka, ikiza wayafata ukayabashyira bakakungukira inyungu nziza ku mwaka, mu gihe ariko utashoboye kujya gukora business, udashoboye kujya gushora imari mu bindi bigo cyangwa mu bindi bikorwa, ukaba wumva ugira riske, wumva utinya guhomba, nibwo wajya hano, kuko haba bakungukira kandi birizewe 100% kubera yuko ibi bigo biba biyoborwa n'amategeko ya leta ya Banki Nkuru y'Igihugu. Bivuze ngo haba harimo ijisho rya leta, ntibakwambura inyungu yawe bayiguhera igihe bitewe n'uburyo mwumvikanye. Ahandi ushobora gushoramo ni mu isoko ry'imari n'imigabane. Mu Rwanda tugira ikintu bita Rwanda Stock Exchange. Ni isoko ry'imari ry'imigabane ryo mu Rwanda. Isoko ry'imari n'imigabane ni iki rero? Naho abantu bafite amafaranga bahuzwa n'abafite ibikorwa remezo, bafite kampani, bafite imishinga, bakeneye amafaranga kugira ngo bayashore nabo mu mishinga y'iterambere, hanyuma abantu bakavuga ati mwaduhaye amafaranga yanyu tukabaha imigabane muri kampani yacu. Tuvuge kampani ifite imigabane 100%, hanyuma ikavuga ati ushobora kuguramo imigabane 5, 6, 7, 8, hanyuma bashyiraho igiciro uguriraho wa mugabane. Bikora gute rero cyangwa se wunguka ute? Aya mafaranga iyo umaze kuyagura umugabane uba ushobora kunguka mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ushobora kuwugura ku mafaranga makeya, wenda ukawugura uyu munsi uri kugura 300, ukazategereza wa mugabane ukaziyongera mu gaciro, ukawugurisha wenda ugeze kuri 350. Agaciro kazamuka ryari, biba byagenze gute? Buriya isoko ryose aho riva rikagera habaho ikintu bita demand and supply. Iyo abantu bashaka ikintu cyane ari benshi kandi ukibaha ari abagitanga ari bakeya, bivuze ko igiciro abagitanga bahita bakizamura. Ariko iyo abatanga ikintu ari benshi abaguzi ari bakeya, bivuze ko igiciro kijya hasi kugira ngo competition abantu babone ubushobozi bwo kugura cya kintu. Rero ushobora amakuru y'ibyo bintu akunze gusohoka ku kigo bita Capital Market. Ni ikigo kishinzwe kumanaginga cyangwa kureba ibijyanye n'aya masoko y'imari n'imigabane, hanyuma ukamenya ese amakuru isoko ryazamutse, imigabane y'iki kigo runaka imeze ite. Dushobora gufata nk'urugero, dushobora kureba muri Beka Group, Burarirwa, Simerwa, sinzi nimba muri MTN nibamo, nubwo natanze rugero, n'ibindi bigo byinshi. Hano hari abakoci babyigisha. Coach arenda gusuhuje, ni umuntu ujya wigisha ibintu bijyanye n'imari n'imigabane, bityo ukahagura umugabane ukazawugurisha wongereye agaciro, mu gihe ubona uri kugabanuka ukaba wihoreye, hanyuma ukazagurisha nyuma. Nayo nta risk ibiri mushobora gutegereza. Harimo igice cya kabiri cy'uburyo bikora, ni uburyo none uguramo ya migabane yawe, hanyuma kampani ku mwaka igakora ibaruramari ikavuga ngo muri uyu mwaka kampani yacu yungutse aya mafaranga, igafata ya mafaranga yungutse ikavuga ati abashoramari bacu reka tubahe ku nyungu, igafata ya mafaranga ikayagabanya mu byiciro, hanyuma ikabahaho amafaranga.
ikabahaho inyungu, ikabahaho urwunguko rwavuye mu bucuruzi bose bageze, icyo babyita dividend. Nizere ko ibijyanye n'imari n'imigabane nabyo mubisobanukiwe, mushobora gutangira kubikora. Ushaka ayo makuru uzanyandikire ngo nimero y'umuntu wagufasha ibyo bintu rwose, hanyuma nawe utangire ukore, ushora imari mu isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda, cyane cyane ko rihari ryizewe. Muri iyi minsi kandi bisigaye binoroshye ko amakuru araguruka, arihuta cyane. Ushobora no gushora mu bigo bijyo hanze yo mu Rwanda ukoresheje wibereye hano i Kigali, ukagura nk'imigabane ya Tesla, ukagura imigabane ya Amazon, ukagura imigabane muri Microsoft n'ibindi bigo byinshi wibereye hano i Kigali. Icyo usabwa gusa no kuba ufite amakuru y'aho babigurira, hanyuma ukajya kugura. Ibyo byose bigusaba ubumenyi, kuko ntago ari ibintu ugomba kwishoramo. Gusa mu Rwanda hari uburyo, hari abantu twita ababroka bashobora kugufasha kugura, bakanagusobanurira kugura ya migabane. Bityo rero ikintu cya mbere ni amakuru, cya kabiri ni ubumenyi, cya gatatu ni ukwiga, cya gatatu ni ugukoresha ibyo wize ukabishyira mu bikorwa, nibwo uzatera imbere. Alright, now hari n'ubundi buryo noneho ushobora gushoramo amafaranga yawe. Gushora amafaranga yawe ugura imitungo itimukanwa, ukajya ahantu hari gutera imbere. Mu Bugesera muri no minsi hagezweho, Rwamagana hagezeho, za Manga hagezweho, mu mijyi y'uturere haba hariyo, ukaba wahagura ubutaka ukareba gusa ko buri kongera agaciro. Buri ahantu hari ibikorwa remezo babivuze ko bwa butaka bugiye kugira. Mu Rwanda nyuma y'umwaka umwe ubutaka buriyongera pe, kandi bwiyongera neza. Ahantu ukaba ushobora kuba warahaguze miliyoni 5 cyangwa miliyoni 10, nyuma y'umwaka ukabona bari kuguha miliyoni 11, 12. Urumva ufiteho inyungu ya miliyoni cyangwa se miliyoni 2, kandi urwo rwunguko ntacyo rutwaye. Buri iterambere ntago ari urusimbi, ntago ari ibintu ngo boom byikubita hasi, ni ibintu biza gake gake. Bityo menya we gusa igihe cyiza cyo kugura ubutaka n'ahantu ugiye kubugura wifashishije ya makuru twavuze hejuru. Hanyuma ariko kandi muri no minsi hagezweho n'ubundi buryo bwo kugura umutungo cyangwa kugira imitungo nka asset. Iyi munsi hajeho digital content cyangwa se content creation. Hamwe ushobora gusanga wakoze YouTube channel nk'iyi mfite ndi kwigishirizaho, ushobora kureba iyi munsi nka mfite views 3, nyuma y'umwaka nkagira 5, nyuma y'imyaka 2 nkagira 7. Igihe cyose bazaba baraduha monetization, AdSense ikora amafaranga aza, bizarangira wa mutungo wanyu nyinjiza amafaranga. Njye kuba niryame mbona ukwezi kurashize, mbone barambwiye ati bo winjije ayangaye, bawe barayaguhaye. Nyamara wakoze video rimwe, nimba ufite video 1000 uratekereza. Aba YouTube, aba content creator nibyo bibatunze, bakura amafaranga muri uyu mutungo koranabuhanga, muri ubu bumenyi bwo gukora ibihangano koranabuhanga bakabisharinga, haba ku ma Facebook, kuri za TikTok, Instagram, X cyangwa se Twitter, YouTube. Abakora imiziki bakajya kuri izi mbuga z'imiziki bakanabigurisha. Hakabaho n'uburyo bwo kuvuga ngo iyi content yanjye ndayiha abantu bishyuye gusa. Bityo rero amakuru ndetse n'uburyo bwo kugura imitungo ni bwinshi, n'ubwo bwiyongereyemo n'uburyo bushya bwazanywe n'iterambere. Ubwo rero na YouTube iyi munsi ni asset ugomba kwitaho ugashoramo. Tugeze ku mwanzuro tunasoza iri somo rya rirerire, nizeye ko ryakugiriye umumaro. Twasobanukiwe umutungo mu buryo bubiri, asset na liability. Umutungo wawe barute, ese ni iki ugenderaho kugira ngo ugure umutungo, ese ni iki cyangwa se ni hehe wagura, ni iki wagura, wakigura hehe, amakuru ukeneye kugira ngo umenye nimba ari cyiza. Ibyo byose twabivuze muri ino video, ariko ndagira ngo dusoze tuvuga duti intego bundi yo kwiga ubumenyi cyangwa financial literacy ntago ari ukugira ngo ukorere amafaranga gusa, ahubwo ni ukugira ngo unamenye n'imikorere yayo n'imikoreshereze yayo. Ntago ari inyatsi ufite yo kuba ubona amafaranga akaza akagenda, ahubwo ushobora kuba ari ubumenyi bukeya ufite ku mikorere y'amafaranga n'imikoreshereze yayo. Iyi video nimba yagufashije ndagushimiye, natwe dushimire nibura ko iyi munsi wize ikintu cy'ingirakamaro. Kora follow, kora like, share and comment. Nitwa Strato Havugimana. Uramutse ubaye ushaka ubufasha bujyanye n'ibi byose, wazatwandikira kuri nimero uri kubona ku kiganiro, cyangwa ukatwandikira muri inbox, tuzagusubiza tugufashe. Twese icyo dushaka ni iterambere, dufashanye kwiteza imbere, dufashanye muri uru rugendo, dukururano nkurure ngukurure, dutera imbere. Amahoro y'Imana bane namwe, muhahe muronga bite naho muherereye. Bye.